Umunsi umwe hari umugore w'umukene wari ufite umwana w'umukobwa. Uyu mubyeyi yakoraga isabune akoresheje bimwe mu byatsi ndetse akavanga n'ibindi bikoresho. Buri munsi uyu mumama utari wifashije yegereranyaga ibisabwa we n'umukobwa we, bamara gukora isabune abaturanyi bakaza kuyigura dore ko bayikundaga. Umunsi umwe uyu mubyeyi n'umukobwa we bakoze isabune bategereza abaguzi, ariko ntihagira n'umwe uboneka. Bategereje umunsi wose kugeza bwije nta muguzi uhakandagiye. Ikibabaje nta byo kurya bari bafite mu rugo kubera kumenyera gufungura ari uko bagurishije isabune. Umukobwa w'uyu mumama yari akiri muto, ntiyari gukomeza kwihanganira inzara nka mama we. Yatangiye kurira yinginga mama we ngo ajye gusaba ibiryo ku baturanyi b'abakire. Mama we nk'undi mubyeyi wese ntiyari kureka umwana we yibyariye ngo yicwe n'inzara. Yafashe umwanzuro wo kujya ku rugo rw'umumama w'umukire wari ufite abana 7 ngo arebe ko hari icyo bamufasha. Akihagera baramukobye, bamuvugiriza induru, bamusunika, bamutuka, bamutoteza, banamusuzugura bikabije. Yasohotse hanze y'igipangu, we n'umukobwa we bakomeza kwinginga urugo rw'abakire batakamba ngo wenda babahe n'ibyo basigaje. Abakire bakomeje kwanga, maze umwe mu bakobwa w'umumama w'umukire atera hejuru n'ubwirasi ati, ariko abasabirizi mwabaye gute? Ubu koko urumva hari igihe mu buzima bwacu twazigera tugira ikintu tugukeneraho na rimwe? Ntibishoboka rwose, ahubwo tuva imbere kutwanuriza igipangu. Umubyeyi n'umukobwa we babonye aho gufashwa, bakomeje kubatuka, bahitamo gutaha, amarira mu maso, icyizere cy'ubuzima ntacyo, bumva ko ibyabo birangiye ari ugutegereza umwuka wa nyuma. Mu nzira bagenda, hafi no kugera iwabo, babonye umuntu uhagaze mu nzira. Babanza kurebera uwo ari we, ariko mu kwegera basanze ari mushiki w'umugabo w'umugore aje kubasura yikoreye ibiryo byinshi abatuye. Baramuhobera, barishima, bamwinjiza mu nzu, barateka, bararya, maze bararyama. Amahoro n'ibyishimo bigaruka mu muryango. Nyuma y'iminsi mike, wa mugore w'umukire nimba umwibuka yararwaye araremba. Abakobwa be bamujyanye ku muvuzi gakondo, aragerageza biranga. Ababwira ko kugira ngo akire ari uko bashaka ibyatsi bifashisha bakora isabune. Ibyo byari mu gihe cya kera, aho wasangaga umuntu umwe ari we ufite umuti wavura ubuzima bwawe cyangwa uwawe. Aba bakobwa bakimara kumenya ko umuntu ufite umuti ari wa wundi bimye ifunguro, baguye mu kantu. Yanze kubafasha, aranga aratsimbarara, akabwira buri umwe wese uko uwo muryango wamucunaguje ubwo yabasabaga ifunguro ry'umukobwa we. Mu ijwi rituje arababwira ati, kugira ngo abahe umuti ni uko bemera kumuha 1/2 cy'umutungo wabo wose. Baratakambye, ariko umumama arahakana, aratsimbarara. Bakomeje kwinginga ngo byibura afate 1/4, aranga. Bigeze aho uburwayi bw'umubyeyi w'umukire bugeze ahabi, bahitamo kwemera kurekura 1/4 cy'imitungo yabo. Ese turacyari kumwe? Ese wumvishe inkuru yose?
mu buzima bwawe, mu buzima dutuyemo. Ntitukabone hari icyo dufite ngo twumve ko turenze ku bandi bantu bose. Ntitukabone duhagaze twemye n'amaguru yacu ngo twumve ko twihagije tutazigera dukenera inyunganizi. Iby'isi ni ubusa. Ibi ndabizi si ubwa mbere ubyumvisha, ariko reka nkwibutse ko burya ubuzima buhindagurika buri munsi. Uko umeze uyu munsi wenda ntabwo ari kuzaba umeze ejo. Ibi wabibera umuhamya nimba wibuka neza uko wari umeze imyaka 3 ishize. Irinde kumva ko ubutunzi ari bwo bugena ubukungu. Wibuke ko hari ubutunzi, ubumuntu, hakaba n'ubunyamaswa. Mureke duhitemo ubunyamuntu. Waba ukize cyangwa ukennye, ujye uhorana icyizere, ufasha abandi muri ibyo ufite. Uhore wibuka ko ineza yiturwa n'indi, kandi nubyibagirwa basi wenda uzibuka ko iby'isi ari gatebe gatoki. Urakoze kureba iyi video. Nitwa King Vicky. Gira amahoro kandi urane imigisha.